Amahoro amahoro bwoko bw'Imana abo muherereye hirya no hino ndabasuhuje. Yego, amahoro y'Imana nagwire muri mwebwe. Rero n'ubundi muri kumwe na mugenzi wanyu Sibomana Anastase kuri murongo wa Irera TV1. Yego, rero uyu munsi ikiganiro turareba nyirizina, ese nyirizina nk'ubwoko bw'Imana tugiye kureba muri kino kiganiro ibintu tudakwiriye gutakazaho igihe cyacu, ibintu tudakwiye gutakazaho igihe cyacu nk'ubwoko bw'Imana. Yego, ahubwo tunarebe nyirizina ahubwo tugomba gushyira igihe cyacu cyangwa ibyo tugomba guharira igihe cyacu nk'ubwoko bw'Imana. Ijambo ry'Imana riza ryerekana yuko tugomba guhoza umutima ku biri hejuru aho Kristo ari, mu gihe turi ubwoko bw'Imana cyangwa abazuranywe na Kristo. Rero icyo tutagomba gutakazaho igihe ni ugutakaza igihe ku by'isi, iby'isi, cyangwa ngo duharire umutima wacu iby'isi, nk'uko ijambo n'ubundi mu Bakolosayi bivuga mu bice bitatu umurongo wa 2 havuga ngo mujye muhoza umutima ku biri hejuru atari ku biri mu isi. Rero iki kiganiro ku buryo burambuye wagisanga ku murongo wa Irera TV1 kuri YouTube, ukabona kino kiganiro ku buryo burambuye. Bwoko bw'Imana, turebe ibintu tutagomba gutakazaho igihe, yego, mu gihe tukiri muri buno buzima, ahubwo turebe aho tugomba guharira igihe cyacu, igihe kirekire, buri gihe, buri hantu, kuri buri gikorwa, dutekereza ku by'iwacu mu ijuru. Ndabashimiye cyane.